Haleluya. Bamaze kugerayo bamarayo iminsi itazwi, barangije nuko hari amasezerano Yonatani yari yaragiranye na Dawidi. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yonatani yakunze Dawidi nk'uko yikunda ubwe. Imyambaro y'urugamba Yonatani yarayambuye yose ayambika Dawidi, bagirana isezerano. Hari igihango dufitanye n'Imana Data wa twese. Haleluya, haleluya. Dufitanye igihango, dufitanye amasezerano n'Imana. Niyo yabanje kudukunda yaduha umwana Yesu Kristo akadupfira turi abanyabyaha. Mefibosheti nawe amwitagaho, niko bijya bigenda. Uretse Uwiteka wo kuturengera nta wundi wo kuturengera, nta wundi waturengera. Ntukarenganye abavandimwe, ntukarenganye abo muririmbana, ntukarenganye abo musengana. N'Uwiteka wo kuturengera wenyine. Haleluya, haleluya. Nabibwiye nitwa Pastor Nyabyenda Tasienne, ndi umuyobozi w'itorero rya Rwaza, ndubatse, mfite umugabo n'abana 4. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugiye kuririmba indirimbo ya 388 ivuga ngo tunganira Imana ubudasiba. Turirimbe duhagaze, muhaguruke kuko turicara umwanya twumva ijambo ry'Imana tunezerewe. Abacuranzi badufashe. Tunganira Imana ubudasiba, juhora uyisenga kandi uyumvire, jubana n'abayo, jufashe indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Haleluya. Tunganira ubudasiba, uyisenga kandi jubana n'abayo, jubana n'abayo,
amen. Tunganira Imana gusa, tunganira Imana ubudasiba. Haleluya, haleluya. Tunganira Imana ubudasiba, tuzi umutima. Mu byo ukora byose wihutiraho, ibyo ukora byose wihutiraho. Jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana afite insanganyamatsiko ivuga ngo imbabazi z'Imana zigusanga aho wihishe, zikakugeza ku meza y'umwami. Imana ishimwe. Imbabazi z'Imana zigusanga aho wihishe, zikakugeza ku meza y'umwami. Imana ishimwe. Turasoma ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 18 umurongo wa mbere tugeze ku wa 4. Twongere dusome mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 9 umurongo wa mbere tugeze ku wa 7, tuganire kuri ayo magambo. Amen. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 18 umurongo wa mbere turageza ku wa 4. Twongere dusimbuke dusome igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 9 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7, tuganire kuri ayo magambo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 18 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 haranditswe ngo, nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uherako ubagati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano, kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Haleluya. Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye awuha Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Amen. Haleluya. Ndasubira mwano magambo. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uherako ubagati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani amukunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano, kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Yonatani yijishura umwitero we yari yiteye awuha Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Imana ishimwe. Amen. Turajya n'ubundi mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 9 umurongo wa mbere tugeze ku wa 9. Igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 9 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni njyewe umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Haleluya. Siba arasubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame umugaragu wawe ndi hano.
Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Amen. Haleluya, haleluya. Imbabazi z'Imana zigusanga iyo wihishe, zikagukurayo, zikakugeza ku meza y'umwami. Muhe Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Imana ishaka umuntu mbere yuko ayishaka. Imana ishaka umuntu mbere yuko ayishaka. Niko byagenze kwa Mefibosheti. Dawidi niwe wabaririje ngo hari umuntu wasigaye wo mu nzu ya Sawuli kwa Yonatani ngo mugirire neza, mugirire imbabazi z'Imana. Ntabwo ari Dawidi wagiye, ntabwo ari Mefibosheti wagiye gushaka Dawidi, ni umwami wagiye gushaka Mefibosheti. Imana ishimwe. Imana niyo yabanje kudukunda mbere yuko tuyikunda. Haleluya. Imana niyo yabanje kudukunda mbere yuko tuyikunda. Imana irashaka kubakuraho muri, kubakuraho amateka y'abashize, irashaka kubakura mu bibazo murimo, irashaka kubakura mu bukene murimo. Imana irashaka kubakura i Yerodobari. Haleluya. Hari Yerodobari yawe, hari Yerodobari yanjye, ariko Uwiteka Imana Data wa twese arashaka kudukurayo, arashaka kudukurayo. Twatangiye tureba ukuntu Mefibosheti, ukuntu byagenze mu gitabo cya Samuel bitubwira neza. Mefibosheti yari umwana wa Yonatani nk'uko twabisomye, akaba umwuzukuru wa Sawuli, kandi Sawuli yari umwami. Noneho bumva amakuru ko Sawuli na Yonatani baguye ku rugamba. Hari umukozi wareraga Mefibosheti. Mefibosheti ntiyari afite imyaka 5. Arangije yumvishe iyo nkuru mbi n'igihunga cyinshi, akubita mu mugongo Mefibosheti, ariruka. Mu kwiruka yahetse nabi. Arangije Mefibosheti yikubita hasi, amaguru yombi araremara ku kanya. Mefibosheti agira ikibazo gikomeye, kubura ababyeyi, kubura sekuru wari umwami, no guhita mugara ibirenge ku kanya. Arangije barakomeza barahunga bajya i Yerodobari. Mefibosheti si wo kubabarirwa. Mefibosheti hari undi wo kumurengera. Nta wundi wari uhari uretse Imana Data wa twese. Haleluya. Bamaze kugerayo bamarayo iminsi itazwi. Barangije nuko hari amasezerano Yonatani yari yaragiranye na Dawidi, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yonatani yakunze Dawidi nk'uko yikunda ubwe. Imyambaro y'urugamba Yonatani yarayambuye yose, ayambika Dawidi, bagirana isezerano. Hari igihango dufitanye n'Imana Data wa twese. Haleluya, haleluya. Dufitanye igihango, dufitanye amasezerano n'Imana. Niyo yabanje kudukunda, yaduha umwana Yesu Kristo, akadupfira turi abanyabyaha. Mefibosheti nawe amwitagaho. Niko bijya bigenda. Uretse Uwiteka wo kuturengera, nta wundi wo kuturengera, nta wundi waturengera. Ntukarenganya abavandimwe, ntukarenganya abo muririmbana, ntukarenganya abo musengana. N'Uwiteka wo kuturengera wenyine. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Iyi niko byagenze i Siriya mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 6 umurongo wa 27. Ntabwo turasoma, turahaganiraho gusa. I Siriya niko byagenze, ngo hateye inzara iteye ubwoba, ngo hatera inzara, abantu batangira kurya amahurunguru y'inuma. Inzara yarateye kugeza ubwo abagabo, abagore, abasore beza n'abakobwa beza barya amahurunguru y'inuma. Bigeraho umubyeyi yishushura umwana aramurya. Baravugana batizana umwana wawe tumurye none, uwanjye tuzamurya ejo. Umwana baramuteka, izo nyama ntumbaze. Barangije barazirya. Igihe cyo kurya uwa kabiri kigeze, umugore aranga. Niko bizagenda nyine. Nushaka gujishura umwana wawe bakamurya, n'akazi kawe. Yanze kumurya, umwami Benihadadi ngo abatambukaho, abatambutseho ngo yumva umugore avuga ngo ngirira neza mwami Benihadadi. Benihadadi amubwira aya magambo ari mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 6 umurongo 27. Ngatari Uwiteka ukugiriye neza, nge nakugirira nte? Kandi yari umwami. Ni Yesu wenyine. Haleluya. Ni Yesu wenyine wo kuturengera, ni Yesu wenyine wo kutuvugira, ni Yesu wenyine wo kutugirira neza. Niko byagenze kuri Mefibosheti. Mefibosheti
umuntu yaramubajije ngo hari umuntu wo mu nzu ya Sawuli nagirira neza ku bwa se Yonatani ataragira ibindi bintu avuga, aravuga ngo arahari kandi amugaye ibirenge. Niko bigenda nyine, bagiye kukuranga bagendera ku mateka mabi yakuranze, bagendera ku gisebo ufite, bakagendera ku kuntu uteye nabi, niko bakuranga. Ariko hari Imana Data wa twese. Haleluya! Hari Imana Data wa twese itita ku mateka yaturanze. Hari Imana Data wa twese itita ku ntenge zacu. Iyo tubonye ntaducira urubanza rubi. Haleluya! Ahubwo twita abakiranutsi. Imana yacu ni ishimwe. Buriya Siba yashoboraga kuvuga ati arahari ni Mefibosheti, ariko ntiyongereho ngo amugaye n'ibirenge. Hari ibyo bari bamubajije nabyo, ariko niko isi iteye itugaragaza mu bibi byaturanze, akaba ari ibyo bahora bizirikamo. Ariko Dawidi ntabwo yigeze yita kuko amugaye ibirenge. Yaravuze ngo nimumuzane, mumukurire Dobari, mumukure aho ngaho hirya mu kazitiro k'amafuti, mumukure mu bibazo, mumukure aho yihebye azi ko ntaho kumurengera. Ngo akihagera ikintu gitangaje, ijambo ry'Imana ukomeje hari barabivuga neza, ngo yaravuze ngo nkugaruriye imitungo amasambu ya sogokuruza wawe Sawuli. Haleluya! Haleluya! Kandi buriya Mefibosheti aho yari yicaye ni ukuri yabonaga nta cyerekezo, yabonaga nta bundi buzima, ariko ntabwo iby'Imana bijya bishyirwaho iherezo. Nubona mugenzi wawe ari mu kibazo, uzirinde kumuvugiraho byinshi kuko ejo Imana yamutabara. Amina! Haleluya! Mana nishimwe. Amina! Mana ishimwe. Ntabwo ijya yumva amabwire y'abantu, ntabwo yita ku byo batuvuze, ntabwo yita ku mateka yaturanze, ntabwo ireba inkomoko. Imana yo kabyara nihimbazwe. Ije gutabara ntabwo ireba uburanga, ntabwo ireba ku mashuri, ifite ubundi buryo muri icyubahiro. Mana ushimwe. Mana nihimbazwe, ifite ubundi buryo. Mana nihimbazwe burundu. Haleluya! Amen. Mana ishimwe. Haleluya! Twahawe, haleluya, haleluya, twahawe umwuka wo guhinduka abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Aho batunenye, aho batugize rw'amenyo, aho batuvugiyeho amagambo menshi, Uwiteka ahinduye ubuzima. Uwiteka ahinduye ubuzima. Mana nishimwe. Mana nihimbazwe. Mefibosheti ngo ageze kwa Dawidi amuhamagara mu izina iratuze, aramubwira ngo Mefibosheti, ati karame databuja. Yubarara hasi nk'umuntu wisuzugurwa. Imana yemera guca bugufi. Imana yemera guca bugufi. Ujye uca bugufi ibindi bizikora, ujye uyubaha bizakunda. Haleluya! Ikimenyetso cyo guca bugufi, Mefibosheti yahise arambarara hasi, arangije avuga aya magambo yantangaje. Aramubwira ngo umwami ndi imbere yawe, njyewe intumbi y'imbwa. Niko yamubwiye, nusoma niko urabisanga. Yarambwiye ngo njyewe ndi intumbi y'imbwa ndi imbere yawe. Arangira amubwira ati Mefibosheti, guhera uyu munsi nguhaye amasambu yose, nguhaye abagaragu, nguhaye abakuyahinga, nkugiriye neza. Abana bawe ntibazongera kwicwa n'inzara. Haleluya, haleluya. Urubyaro rwawe ntabwo ruzongera gusabiriza. Mana ishimwe. Arangije aramubwira ngo kandi aba bantu nguhaye bo guhinga, abantu nguhaye bo kugukorera, ni ukugira ngo imiryango yawe ikomeze kubaho neza. Haleluya, haleluya. Ariko wowe Mefibosheti uri umwana mu rugo, ubaye umuhungu wanjye, turajya dusangirira ku meza. Mana ishimwe. Amen. Ako kanya Dawidi atangira gusangira na Mefibosheti umugaye. Mefibosheti banenye, Mefibosheti baciriyeho urw'amenyo, Mefibosheti wabaye iciro ry'imigani, cya kirema, cya kintazi, cya kindi atangira gusangira n'umwami, atangira gusangira n'umwami ku meza. Mana ishimwe. Kandi umwami yaramubwiye kuva uyu munsi
uzaguma hano mu rugo usangire nanjye. Imana ntihabwe icyubahiro. Ntabwo ijya yita ku byo batuvuze, ntabwo ijya yita ku byo badusebeje. Izirikana isezerano, izirikana isezerano gusa. Icyo yakuvuzeho n'ikikurikira, ayandi magambo ntabwo ijya yitaho. Imana muyihereza icyubahiro. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Haleluya. Mana ishimwe, Mana nihimbazwe, Mana nihabwe icyubahiro. Dufite umuntu utuvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Uwo ni mumuhereza icyubahiro. Amena. Amateka y'indirimbo ya 74 atubwira ukuntu abana basengaga Imana ariko ababyeyi badakijijwe. Mana dutabare. Indirimbo ya 74 ivuga ngo 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Abayigezeho abaririmbyi badufasha tuyiririmbane. Indirimbo ya 74 mwijuru imbere y'Imana. Mfite umukizo ujye mvugira ku Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Indirimbo ya 74 iravangwa njye afite umukizo ujye mvugira ku Mana. Iyi ndirimbo ahimbwe n'abana bari bafite ababyeyi badakijijwe. Niko amateka yayo atubwira ngo noneho abana bajya gusenga, ababyeyi bagasigara ngo bari abana tugomba kubumvisha, bari abana tugomba kubabuza gusenga, kuzageza igihe bazabiviramo. Abana bagata bari kuririmba ino ndirimbo, mujye mwumvira umwuka. Njye mfite umukizo ujye umvugira ku Mana, nishuti nasi nk'izo mw'isi. Iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamuwaka umukiza yaninginga. Bikwereke Yesu umwakire nawe, niko musabira. Ababyeyi bati noneho biratuyobeye, abana bafite umuntu bavugira, twari tuzi ko tugiye kubabuza amahoro. Noneho rero nta kibanza tuzabaha, nzareba aho bazubaka, nzareba uko bizagenda. Abana bajya gusenga rata bakaza bafite amakuru. Nahawe ikibanza na data wo mu ijuru, mu rugo rwe kubw'umwana we. Azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyamango nawe tuzabaneyo. Bati noneho biratuyobeye, babana bamaze kubona n'ikibanza. Biragenda gute? Biragenda gute? Bati noneho aba bana tugiye kubambika ubusa, nawe uzongera kwambara tuzarebe. Bakagaruka bafite andi makuru. Hari Imana iduha amakuru. Nzahabwa n'umwami. Haleluya. Ndagira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyamabona uza wambara. Bataba abana rwose n'imyenda barayibonye, n'imyambaro barayibonye, bafite n'uburu bavugira, ariko tugiye kubabuza amahoro. Barajya bavuga dukubita ishoti, nawe uzongera kugira ijambo muri uru rugo. Bakongera bakaririmba ngo kurubunye. Yesu niwe utanga amahoro, atemba nk'uruzi, abisi ntabwo bayazi. Icyama ngasanga uyahawe nawe. Haleluya, 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 haleluya. Ababyeyi bati noneho turacotse. Hari ibitugerageza bikarambirwa, hari ibitugerageza bigacika intege. Yesu nahimbazwe. Bizeye umugabo utajya unanirwa, uwo nguwo niwe twishingikirijeho. Barangije banga abana rero, iyi Mana itanga byose. Haleluya. Iyi Mana itanga amahoro, iyi Mana igatanga imyambaro, iyi Mana igatanga ikibanza. Iyi natwe tugiye kuyikurikira. Imana ishimwe. Baririmba n'icyanyuma n'ababyeyi bakijijwe. Imana ishimwe. Haleluya. Numara
haleluya. Ababyeyi bakizwa kubera abana babo, Imana ishimwe. Iyi ni Imana itagira ikibura, iyi ni Imana itagirenganya ngo ica imanza ziboneye zitabera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yesu niyamamare, Yesu niyamamare, amamara Yesu amamara. Mashimeshi ku Mana Data wa twese. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abantu bumva ko byarangiye ariko ku Mana ntibirangira. Mefibosheti yarazi ko byashyizweho iherezo ariko ku Mana biracyakora. Haleluya, haleluya. Arangije abibwama umwana w'umwami nawe agajya asangira n'umwami ku meza. Yesu Kristo arashushanya Dawidi. Haleluya. Niwe waje kudushaka, niwe wadusanze twigaragura mu ivata. Arangije aravuga ngo baho, arangije aravuga ngo ndagukura mu ivata ryawe. Aravuga ngo baho, ubaho, Imana ishimwe. Kandi twari babi, turi insuzugurwa, twari abanyabyaha, abantu bose bashyizeho iherezo. Twari abantu bavuga ko nta kigenda, ntacyo tuzigezaho, ariko Imana iturebye itugirira imbabazi nihimbazwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibibazo waba ufite none, intambara waba urwana nazo, iredobari waba uherereyemo, ubukene waba ufite, tuza hari Imana igira neza. Hari Imana igihindura amateka, ibyakuranze bikibagirana. Abantu babonaga Mefibosheti ku meza ntabwo bibukaga kureba ku birenge. Haleluya. Ntabwo bibutse kongera kureba ku birenge, barebaga icyubahiro afite. Nuko Imana yatugiriye neza ituzana mu rugo, turabana mu rugo, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Mefibosheti arashushanya twebwe twisuzugurwa, twebwe tubona ko byarangiye, ariko Imana iri kutubwira ngo nimuhumure izaturengera. Haleluya. Nimuhumure izaturengera. Iracyafite ubundi buryo, iracyafite andi maboko. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Yabibwiye Mose avuze ngo ko bamereye nabi ngo barashaka inyama ndazikura he. Imana iramubwira ngo ugiye kubaha inyama. Arangije aravuga ngo wahaza abantu bangana gutya, urabaga inka zingana gute, urabaga niyo waroba amafi y'inyanja zose ukazana aba bantu ntabwo babona amafi bahagije, niyo buri wese yajya afata akaryoto k'ifi ntabwo bazibona, urabigenza ute? Maze Uwiteka aramaza ngo mbese amaboko yanjye abaye magufi? Amaboko y'Imana ntabwo ajya aba magufi. Imana yacu ni ishimwe, ifite ubundi buryo. Gumana icyizere, komeza uyisenge, ntusibe na rimwe kuyikorera. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana, twageze mu bibazo, ibibazo biratwugariza, biduhuma amaso, ntitwakibuka kugira neza, ariko tumaze kumva ko wagiye neza Mefibosheti, natwe tugiye kwizera neza kugiye kubikemura. Ubukene ntabwo bukiri ikibazo, inzara ntabwo ikiri ikibazo. Nzi neza ko uzubura ifishi abantu bakabona byahindutse. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana duhagaze, tubwire Imana ngo twagiye mu ntege nke, twibagirwa kugirira neza kwawe, tugufata nk'inyantege nke, ariko uri umunyembaraga, ahubwo twuzuza ijambo ryawe, twongerera kwizera. Imana ishimwe. Twongerera kwizera gushyitse, tuzi ko ushobora byose, utobare aho twagiye kure yawe. Turasenga mu byiciro bibiri, icya mbere ni iki ngiki, icya kabiri ndakibabwira. Ariko mu mutima wawe aho waciye imanza, aho wavuze nawe mugenzi wawe ukamuranga mu bibi byamuranze, ejo Imana iramuhindurira amateka. Reka kuca urubanza, dufite umucamanza. Haleluya. Kandi nawe wari uri mu bwihebe n'ubwigunge, wumva ko uri mu kazitiro ka wenyine, wumva ko utavamo, uzavamo yavanyemo na Mefibosheti. Turinginga mushumba aze asenga Imana, namara gusenga Imana turahita twongera mbwira abandi bantu bakurikiyeho, dukomeze kugirirwa neza n'Imana. Imana ishimwe. Ngo murambure amaboko yanyu asige mushidivuze imbere y'Imana, aho wari nawe mu Mana ufite, yereka intambara wahuye nazo, yereka ibigeragezo urimo, uyereka agasuzuguro asuzuguwe, uyereka ko nta muntu ukwitayeho. Uyu munsi wa none
uratuvugire ku Mana Mwami Yesu Kristo. Uratubwiye ngo ni weho uje uvugira ubwoko bwawe ukarenganura abarenganye urura abarushe ukabashyira mu mahoro kandi koko nibyo. Uratubwiye ngo nubwo tutabona amazu mu isi ariko mu ijuru hari umunani. Twabwiye abigishwa bawe uravuga ngo nibahagarike imitima yabo ngo bakwizere muri bwo Data hari amazu. Iyo abagari bivuze bari kuzagaruka ubatware mu bwami bwawe. None mukunzi mwiza ubwoko bwawe itorero ryawe ishyanga ryera riri imbere yawe bazanye ibyifuzo barasuzuguwe baraciwe n'imiryango yarabanze ndetse ntaho bafite nta n'icyo badafite bararwaye bararuhijwe barananiwe barasenze biranga bagiye hirya no hino birananiwe ariko muri iri teraniro utanze igisubizo uvuze ko ushaka umuntu ukamwishaza ku meza yawe ukamuha amahoro ukayameze kose dore mushake wamugiriye neza yaramugaye ibirenge abatangabuhamya berekana ko atagira ariko kuko uri Imana idakiranirwa wibagirwa imirimo wibagirwa ineza wamusanzeyo natwe Uwiteka tubahaye ibiteraniro ugera mu ngo zacu ibidatunganye bitunganye ugera mu kazi ugera mu rubyaro rwacu ugera ku bafasha bacu ugera ku batware bacu buri muntu wese Yesu Kristo urakoze rero ukoze umuhereza umugisha natwe twumvise amagambo tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen.